Ibihe byiza abakunze umuryango TV Gende Joseph akuzwe umuremyi ndi kumwe na mugenzi wanjye Joseph Radukunda. Tugiye muri Big 5-1. Tugiye muri Big 5-1 tugaruka. Uyu munsi turasubiza bimwe mu bibazo bitandukanye ndabibaza. Turazisubiza muri pariki. Hanyuma tuze kureba n'inkuru y'ibivugwa imwe Gakira afungiye iki ko ari imageragere undi wavuye muri Amerika Rusesabagina perezida wundi yaciye amarenga yo kumubabarira hanyuma ariko hagataho Gakire we wizanye ngo akagera ku kibuga cy'indege sinzi byari yasezeranirwe cyangwa yakwemererwa ariko se yahise afungwa ate ko abandi bagiye bizana bagororewe Fode yarizanye nta kibazo afite ameze neza rwose yaranyanya muri leta bari abava mu mashyamba ya Kongo barizanye barwara kabije abo ni abavugwa ariko urubanza rwa Rusesabagina rwo rwaragoranye bavuga yarashimuswe agera aho aravuga ati sinzanagaruka no bigeraho haza no kuvuga ngo gushimutwa biramaze nacyo haza haba bidefanda berekana n'abandi bose Amerika yagiye ifata cyangwa Burayi bwagiye bufata babangamiye umutekano wabwo Gakire ko yizanye Gakire niwe turi busorezeho twibaza afungiye iki byaje kumugendekera gutageze ku kibuga ni inyamaswa eshanu twinjiza muri Big 5 tugasohoramo imwe yego inkuru iba bivugwa yego hano hanze ni ikiganiro Big 5-1 duhuriramo na Joseph Radukunda nanjye Joseph akuzwe umuremyi amakaro meza akabani ku Ikaro Plaza iremera imbere ya gare uri kubaka cyangwa bakisha urakurungira ndi kubaka rwose ariko Ikaro Plaza abari hanze wikwirirwa wigora urwana n'abafundi bagukubita amakaro meza bari abagabo barangiza bakayagupakirira baragutwaza bakageza kuri chantier ameze neza atangiritse baguhitiramo ameza niyo waba udahari ku biciro byiza waba uhibereye bikaba karusho yego waba utanabaguriye n'ubundi bikarangira ari buguriye urazenguruka ushakisha bikaza kurangira usanze ayo bafite yase yazenguruka ariko ikarangira Ikaro Plaza ni Remera imbere ya gare bagufite amakaro meza ya Sage Ceramics n'andi meza wahitamo ibikoresho byo kurangiza inyubako ya marangi avanze neza amabara meza uko byifuza amatoilette lavabo na rangete byose bigezweho basanga Remera imbere ya gare unyuze munsi ya station ahari inyubako Ikaro Plaza cyangwa bahamagare kuri 078825 New Hope ikuzanira ibyo kunywa inzoga nziza zidatera umufuke nta hangova umufuke ngo nukira abantu inzoga abyuka mu gitondo rwose ukagira ngo baguhinduriye umuntu bagane bagukubitemo Wapugin Vodka na Vodka Estrella Sahara Sangria Frisante na mo Wapumirano iyo yongera rwose kugikamo nta gusubiza amacupa wifuza kurangura basanga mu gihe hagati kuri Tedemir hateganye no Kwandamage cyangwa uhamagare kuri 0787137422 ariko aba nabarangura baranguza abarangura bajya kuranguza nabundi ziri mu gihugu hose nta utazisanga twibutsa ko ibyo kunywa inzoga siza bato niyo travel kugeza amashuri y'abana muri za kaminuza bakorana ziri hirya no hino ku isi ku migabane yose y'isi hayibura Amerika Canada na Asia n'ahandi abashaka amashoti courses nabo ntibahejwe baganaho bakora mu mujyi hagati muri Centenary House kuri etage ya gatatu cyangwa amagare kuri 0788304387 cyangwa se 88307538 bagukubita amashuri meza ukajya kwiga ukamererwa neza ndetse ukazaza nawe warongereye ku rwego ushaka wifuza abagabo so kubamamaza gusa ariko nzi nk'abantu batanu bamaze kugera mu Burayi bamamagaye kandi bari kwiga neza bigaragara ko wanyuma yamamagaye ejo bundi barategura ejo habo heza hazaza Fidel yamamagaye ejo bundi katunamusuhuza hari kwiga turi mu kiganiro kera kuri Sarusi kaka muzansuhuze none rero ni ushuje Manuel bigira Imana ubwo byasabaga ko Emmanuel
Kagabo nawe umusuhuza yego tuza kwibuka systeme nziza igitondo cyiza kuri Manuel ubwo ba Manuel bose bakaba bagatayumvamo rero igitondo cyiza kuri mwese abadukurikiye ni muri Big 5 ndi kumwe na Joseph reka tugaruke mu kanya. Muraho waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje, Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite parafo za rangete, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? Niyo turavuna igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etage ya 3 cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 75 38. Umva nta cyiza nabonye aho gusangira n'abagusanga gasembuye kamwe kuje icyanga kandi gacurika icyaka mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganiza gin ya Moap, vodka ya Moap Mirano y'inaji itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka, ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, Nyarubuga mu kwenga gasembuye tukabigezwaho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moap. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo Kwandamage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Injiza intare. Reka duhere ku ntare ni za nyamaswa eshanu ziba zatatorotse parike ariko tukagerageza kuzisubizamo. Intare y'uyu munsi rero ku munsi w'ejo hashize icyari stade regionale Nyamirambo cyahindutse stade ya Pere yitiriwe igihangange umupira w'amaguru Kigali Pere Stadium. Kigali Pere Stadium fundikanye ntago bikiri stade ya Nyamirambo nk'uko abantu babitekerezaga. Ejo i Kigali hateraniye ibihangange by'umwihariko muri Ruhago banakirwa na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Twongeye kubona mu isura nshya akina na football. Match yari yarigeze kuba Perezida gakinamo futu yari match yari yakiremo Perezida Nkurunziza w'u Burundi nyakwigendera Imana Mamahoro n'umugisha. Icyo gihe ntiyakinnye Perezida hano ntiyakiniye yaratoje yari yabamutoza bagira bati vision veni hanyuma abarundi nabo bari bazanye ikipe yabo Haleluya. Nkurunziza yakundaga umupira cyane hanyuma barakina ariko Perezida ntiyakinnye yaratoje. Yagaragaye nk'umutoza noneho byari bitandukanye no gutwara. Ejo rero umupira watojwe na Mashami. Ubwo no mutoza wari umusifuzi wo hagati. Twamubonye afunga raseze umusaza. Ubundi yari jone. Bikini inkweto zidafunze ngira ngo mategeko yari jone. Ubundi baraguhagarika bakakwegeza ukajya hanze y'ikibuga ukajya kwanza ugafunga rase. Kajya ubona kugaruka mu kibuga. Ariko Saruma yari ikingije. Ese agaragaza ko amategeko yumva neza y'ibisifurire. Umusaza nabonaga mureba yahambiraga rero acugiye ku ruhande avuga baza gukubaganisha rasi. Ikibuga nubwo kiba ari ikibuga ariko nta takire zarimo. Umukino utuje mu guhagarara ku mwanya ikipe y'umusaza yari yambaye Kiyovu yabaye Infantino bambaye Reyo twaze tuvuga ngo Kiyovu itsinze Reyo 2-1 kuri Pere Stadium ariko kwambara Kiyovu bura nabyo biba bifite message
stade iri Nyamirambo Yeah. aho ikipe ya Kiyovu ifite abakinnyi benshi niho twavuga ko ariho inabarizwa cyane iyo bambara imyenda ya APR cyangwa bakambara iya Rayon ariko ibindi ariko amasogisi y'umusaza yari APR yari APR yari umukara n'umweru ntikabura ajya kure ariko nkatwe abareyo natwe yaduhaye ibirori ikipe y'abashyitsi yari yambaye Rayon bati mwambara ubururu n'umweru burya hano hano nimba mushaka kwakirwa neza ati niryo bara rya hano niryo bara rya hano stade yiswe Pere ntabwo bibuza ko wahura na Nikodemo akakubaza ngo kugira stade yiswe Pere hakaba ese Nikodemo yabaye mu Gasarenda ngira ngo ni politike ya FIFA na Infantino yo kwimurutariza Pere. Pere yabaye umukinnyi ukomeye cyane ku isi wa ruhago yego ari umwirabura kandi uzi buriya haba havanzemo ibintu byinshi hari ikintu cyo kirondaruhu cyabayeho kijegeza umupira wo ku isi muri Premier League byari bitangiye kugenda bigaruka n'ubundi navuga ko ari ikintu FIFA gihanganye nacyo kugira ngo kuvuga abirabura niyo bakina gute ntago bazi Ballon d'Or ku isi Pogba barabizi iyo bakoze akantu keza usanga babaterera imineke rero gufata umwirabura nka Pere ufite uruhu rwirabura bakamwimurutariza ku masitade yo hirya no hino ku isi biba bifite icyo bivuze kuri ruhago ikindi ntago mbona nanjye nitwa Yozefu kandi Yozefu ntabwo yigeze atura mu mayaga ukomeje kuri icyo gice abantu benshi bavugaga bati ese ko dufite abakinnyi b'ibihangange benshi abize mu gihe cyacu barabizi ku makayi wabonagaho abitwa bagatete Jimmy bakavuga bati yakagombye kuba agaragitira stade Karekezi ikintu nemera nuko iyi tuyifashe ku rwego rw'isi kagira ikimenyetso cyo ku rwego rw'isi ahubwo byaba urugero rwiza za Kamena ikaba yakwitwa Gatete hanyuma tukabona cya Semakamba yitwa Jimmy Mulisa iya Nyamata tukabona yitwa bagashyiraho Karekezi Olivier sibyo abakinnyi bona bagize uruhare n'abandi bose bagize uruhare muri foot amahoro yo turayibikiye ngira ngo amahoro yabaye kibatarindiriye amahoro ni manini ntabwo wayatanga gutya amahoro ni ingarigari usibye kuba yarakiri kubaka bavuga bati turacyari mu mirimo ariko birafate nk'ingarigari banza burya byagorana kugira ngo hanyuma stade buriya Nyamirambo iri muri stade yabonye byinshi iramutse ivuze ijwi ntiryasohoka yaboroga nanjye hari ibyo nzi buriya stade Nyamirambo yabonye ubwigenge 62 ni idarapo ryazamukiye ingoma ya Kayibanda nihisa naho yafatiye iherezo ku ya 2 z'ukwa karindwi ariho avuga ijambo ku munsi w'ubwigenge u Rwanda rumaze imyaka 11 rwigenze ariho avuga ijambo bakupa mikoro akajya avuga kumva ntari kumva ati ngaho nimuze mu njyana yaruma yabonaga umuhango urangiye niho yabonye ko ibintu birangiye ira stade izifungwa ry'ibyitso abantu bazahariramo banywera igikoma mu nkweto abantu bazahariramo ibyitso izi mitingi zinyuranye iza sederi za emerenide iza bakaramira bavuga hutu power n'ibintu byose ibindi by'amacakubiri byajeho mu Rwanda ibyo irabizi izi 94 guverinoma irahira irabizi umudepite ananirwa kurira ingazi yinywereye uruyama yazamuka nk'uwafashwe amaguru cyangwa yazamutse imureba barabwiye batubaye depite jenoside igihagarikwa FPR ishyizeho n'andi mashyaka bashyizeho inteko ese enjoying umushahara atarabona n'umwe kuvuga tubaye depite ahita ahamagara abantu ati bizo birakemutse tujyanye birakemutse no kubabwira ati inzozi namye mfite dore 24 z'ukwa kane mu bika 9 n'8 mu bikari byayo niho Karamira yarasiwe kuri tapi rouge n'abandi bantu 21 icyo gihe abandi barasiwe cya Semakamba Murambi na Ntarama ya Bugesera
ariko stade ya mateka urumva kuri tapi naho ubu ngubu tapi none ubu bahakoze noneho bahaye tapi nyirizina gusa Urumva. icyari ruje kivaho yitwa tapi 2014 ubwo tugiye muri siporo nibwo bwa mbere nari mbonye mu buzima umupolisi akubita umukinnyi mu kibuga yarinjira kwita bwa mbere habiri umukino wa APR na wa Rayon Sport na AS Kigali icyo gihe abantu barabyibuka abakurikira kugira nawe AS Kigali icyo gihe APR yitsinda Rayon Sport yitsinda ari guhitinganya na APR amanota yanganyije na AS Kigali 1-1 igira 56 APR ifite 58 habura imikino ibiri urumva yari vute ni kuvute aravuga ati byibuze n'ibyo batsinda bagutaba arbitre Munyanziza Jerive yaje kwimara Rayon Sport penalty imvururu ziturukaho urumva abatajya bemera kurenga icyo gihe Gakwaya yahanishijwe imyaka 2 atagera mu kibuga wari SG wa Rayon Sport Eric Mayer wari umutoza ahanishwa 2 adatoza Cedric yari umurundi wari warazoza bameze neza cyane wabutsinda igitego aseka kwitaga igitego aseka na nuba bari ntabwo yahise ajyamo ni nawe umupolisi yakubise yaramukubise rwose ndembo nziza cyane nawe yari hanishwe umwaka adakina mu amezi 6 urumva shampiyona yari irangiye izindi match zari zigize uwari perezida w'abafana muhawe n'Imana nawe Claude yaracyariwe icyo gihe nawe yarahanwe perezida w'abafana nawe afiteho amateka urumva rero stade yagiye ireba byinshi nyuma yaho polisi yayigeze kuvuga ko idafite ubushobozi bwo kwirinda yego igeze iki gihe aba bantu zaba Gakwaya na bamuhawe n'Imana ngo bahanishwaga Gakwaya icyo gihe 500 yo kongera ubwo byo kwangisha abafana Dogore barago Dogore wabo Dogore wabo icyo gihe abareyo ndabizi bari baramwanze cyane bavuga bati APR yaje gutwara igikombe kuri stade Rayon Sport yakiniye kuri Kamena bahamagara Rayon Sport ngo izi bafashe gutwara igikombe abareyo barabyanga bakomera amashyi babyanze bavuga ati muze turubaha 5 miliyoni barazikigira barazifata ikibazo by'imishahara byaratuzuye stade yarabarebaga yigize simbaje nicecetse ariko igihe cy'umutekano cyo cyateje n'ibibazo kuko umukino Rayon Sport yari buhakinire polisi yavuze ko idafite ubushobozi bwo kurinda umutekano wayo ngo nta bafana bari bwinjire bakajya bavuga batese kuyani mamaci byateje ikibazo gikomeye cyane ku buryo ariko kuri Rayon Sport nyuma polisi yisubiye byanze yisubiye ariko biranga baje basangana military yahageze mbere umutekano uri tayari iyo stade nayo iri kubireba iyo ni stade cyari ubupolisi narimenyereye ndabona hahindutse nyuma twabonyemo imfungwa za covid irazireba iraceceka imibiriramo abantu harimo bafure ifitemo indirimbo imwe gusa iyo stade ya Nyamirambo irabireba iraceceka irayumva nayitega amatwi irasuza nayo irayumva iraceceka abantu bafungirwamo bakirirwamo kararamo bakakurekura bukeye bigeze aho kirirwamo kohereza momo kwishyurira akarere kuri momo rimwe na rimwe ntuhita unanataha ugategereza ikindi cyemezo ngo uyu muntu covid nayo buriya Nyamirambo irayizi cyane yarebye abantu iraceceka baraje cyane imfungwa za covid zari zarazahaye habiramo Chan yabereyemo ubwo nari nayisimbutse hari n'umukino wa Maroc n'Amavubi yigeze gutsindiramo Maroc 3 nabyo yarabireye harimo utuntu twinshi yagiye ireba buriya ariko zizayo mbona zisa ziruta izo ku mahoro nta na hamwe yabibonye byinshi mu gihe gitoya hari igihe ijya yicara igaturika igaseka cyangwa ikarira koko izarira nibumara kubona amahoro yuzuye gavuga ati ko se kuki atari nge bagize kuri ya n'undi ntabwo izagenda yiburira hari hageze kwibatizwa cyo koza irindi zina yahawe indishyi yakandagiwemo na godiyo z'umusaza n'umushyitsi wiwe Infantino
Infantino bashobora kuba ari inshuti ya perezida Kagame cyane. Buriya genda tuninjiza iyi ntare tuyinjiza ngo dushake n'indi twinjiza yataye ikiraro. Buriya kugira ngo uzapange match nk'iriya inama iri uyu munsi kuwa 4, niba match izaba kuwa 3 bivuga ngo abashyitsi bari buzaze mu nama kuwa 4 kugira ngo bazakine na match kuwa 3 ntihabura iminsi 3 cyangwa 4 bazaho mbere anavanze kugira abanze bamenyera ikirere bavuga bati ahantu kwa nahakinira. Oya si nicyo gusa n'imyiteguro guhura kongera kwivura amavunane y'indege sibyo bisaba kugira ngo bazakwemerere bisaba kuba uwo muntu uri kubisaba cyangwa muri kubipanga ntago basanzwe ari umuntu wawe mushobora kuganira tuzapange show twerekera abantu kuko zira nama zisanzwe ziba yenda abadukurikirana baze kudufasha ibirori bizibanziriza uko biba bihagaze ariko mu Rwanda imatch nk'iriya kiba ari ikintu gikomeye. Kiba ari ikintu gikomeye ku gihugu gipromotinga ibingibi by'ubukerarugendo sibyo kiri mu karere kavugwamo intambara abumvaga za Sukhoi zahanutse bakumbura n'abantu bari no muri stade bari gukina kandi twumva za Sukhoi ngo ziri kurasa abumviki abantu bakaruhuka mu mutwe wa gato. Ira ni tekinike ikomeye cyane. Abantu bakora public relation y'u Rwanda abantu barakora public relation kuko ntago byumvikana bari tough cyane. Icyo gihugu bavuga ko ari gito kituranye n'ahantu none burasirazuba bwose twavuga kwa Kongo hari kuvugamo intambara umugani wangu za Sukhoi ziri kumanuka ariko abantu bakabakina bakaza si no gukina gusa kuko urumva birangaje bije birangaje umwanya w'abantu kandi barana abantu bifashije ushobora gutumira bakananga sibyo ntacyo babuze harimo abayakoreye menshi cyane kuryoshya niba ari ukuza kuryoshya rero bisaba kubemerera ko uburyohe buhari nta stress hari na nkonzi nka Arsene Wenger nkurikije igihe aba yarayoboreye amakipe ari umutoza wabonaga no mu kibuga ya protocole ya president imurinda cyane mu buryo buri tough mu kibuga yari yisanzuye kuri araseze zafunguka Salma akamufungira ubone ntibyari byo kuko uburyo umusore uri hanze yashoboraga kuza ngo hari ubishinzwe akamufungira akamufungiye nk'umwana we umwana wawe n'ubundi wasifura ariko ndi umwana wawe bikuye ku mubyeyi wanjye imbaraga yenda zo kwirwa runama kandi nkiri gato nagera hasi ko yihuse arazifunga kandi umukino urakomeza rero Infantino na Perezida Kagame nta wavuga ko si bya FIFA gusa so kuba ngo ni FIFA gusa ariko ikiriho hagati y'abashaka kuba bafite n'ubucuti bukomeye. Umuntu umwe wigeze kwitabira mu Infantino yaje kwaka amajwi mu Rwanda yigeze kuza kwaka amajwi ariho azenguruka ajya kwemeza 2016 yanyuze mu Rwanda. U Rwanda rushobora kuba rwaramuhakaniye perezida haramuhakanira nabwo ntabwo byakunda tubabarire rwose dufite undi mukandida wa Afurika ari inyuma y'undi mukandida ariko mu cyiciro cya kabiri nadatsinda mu cya mbere tuzaguhijwe mu cya kabiri. Urumva rero abandi barakubeshya bakakuragira bakakurira amafaranga n'umwanya wapfa kuduha nawe twazareba ukazisanga urumva u Rwanda rwaramubwiye ntabwo tuzagira kandi n'abandi twagushakira amajwi twagushakira ku buryo rero Infantino arokotse icyiciro cya mbere cy'amatora mu cya kabiri u Rwanda rwaramutoye kandi ngo ruranamufasha mu bandi rwagushakira. Urumva rero iyo ari imibare myinshi kuvugisha ukuri ukabwiza ukuri umuntu akamenya icyo urwumutekerezaho uri mu matora urashaka amajwi buri ikindi nanone habaho no gutwerera ubukwereka ntabwo ari ukumenyeshwa gusa cyangwa wemere ko buzabutaha ashobora kuba ari kwiyamamaza kubona kuvuga ngo genda ukomeze ugerageze we never know. Umukandida wa mbere wamwezeho hari ukuntu bari bempoje bagamagara abantu uzataba abakurikira futu baze kudufasha bajye banatwunganira umwezeho utoye uko abandi babyumvikanye undi araje kwatsa amajwi urambwe ntabwo biri bukunde
undi bemeje ariko muri raundi ya kabiri uramutse urenze raundi ya mbere mu ya kabiri nta kibazo turi buhizane urumva rero uramutse umwezeho gutyo mu ya kabiri ukamushakira amajwi haba ari n'agakungu kamutwerera bagatwerera ubukwe uwo muntu ntabwo yakwibagirwa burya uko byagenda kose ahantu mfite umuvandimwe ahantu ufite umuvandimwe ahantu ufite umugabo w'ijambo wambwije ukuri ibyo binyuranye no kunyura ku bandi genda tuzagutora basa naho bari gukusanya nyine kuko nubwo batari bumutore bamwakiriye nk'umuntu ukomeye sinzi no icyo kintu umuntu waje utazatora ushobora no kugira kubona ko ari kugutera umwanya butubundi ko ntacyo nenda kumumarira nta jwi ryanjye tuzaguha nubwo batari bumutore ariko baramwakiriye cyane babanje kumuha agaciro ka hospitalite bateka tubaye niyo mpamvu rero uzabona nta kintu Infantino mu Rwanda ngira ngo hari n'igihe azenda muri uburyo butari official tugenda ibyo n'ibyo mu gikari bwami twinjizaga intare reka tujye ku ngwe muraho waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite parafo za rangete, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. Giye kwinjiza iragaruka by'ubudehe. Ibyiciro by'ubudehe byatangiye mu mwaka wa 2015 ubwo hashingwaga ibyiciro 4 biteye muri ubu buryo. Baravugaga bati icyiciro cya mbere kizajyamo umuntu utabasha kugira inzu ntabashe no kuyikodesha uwo muntu arya rimwe ku munsi uwo ngo abarizwa mu cyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri akavuga batuzakijyamo n'ufite inzu abamo ariko yibuze abasha kurya kabiri ku munsi inzabamo ariko atabasha kugura umunyu n'isabune bihoraho kurya kabiri ubwo bitagira umunyu n'isabune bakajya mu cyiciro cya kabiri. Icyiciro cya gatatu rero cyagomba kujyamo umukozi uhembwa ku kwezi winjiza umushahara uwo ari wo wose ku kwezi cyangwa se abasha guhinga akaba yahingisha akaba hari abakozi yahakaze. Icyiciro cya kane rero cy'abakire abitwa abantu bishoboye habagamo harimo abakoresha no kuvuga ngo ufite ikigo runaka uyobora cyangwa se cyawe hari abantu ugenera urumva bitane n'ibyo abahutu n'abatutsi ku bw'abakoroni. Ibyiciro twakomeje kubigenderamo muri 2018 barimuka neza aho icyiciro cya mbere cyari kirangiye abaturage batangira kuvuga bati ibyiciro by'ubudehe birasa naho bitakiri kugendera uko byari bimeze ngo muduhindurire. Nyine urumva hano ikibazo kiri ni hehe sibyo? Biza abantu bakomeje gukora advocacy ibintu bizamera nk'amoko bizamara nk'amoko kanundi birazire bagusanganye inka uri umututsi bazi kuburanye uri umuhutu ejo wari umuhutu baze gusanganye ubaye umututsi ejo bundi bazigize ubaye birakomeza bigenda bizamuka iza gusanga icyiciro kimwe cy'abahutu ubona bameze gutya ku buryo ya classe sociale yari ikennye biriya bintu mu Burayi aba bolshevike n'aba mu Burusiya habe mu Burayi abantu babaga bari muri classe ikize barakandamije ikennye ugasanga abakire bakandamije abakene. Hano mu Rwanda naho ntago wahakana ko hari abakire n'abakene kweguka bigoye ahubwo ikibazo nuko igice cy'ubukiswa abakire biswa abatutsi icyo bakene cyitwa abahutu. Ibintu ushatse wabisobanura gutyo niko bimeze. None ugasanga abashaka imyanya ya politike baravuga ngo ni mwe bahutu tugiye kuzamura. Nubu ntago habuza abakibyitwaza cyangwa bavuga ugasanga ngo umwanya warimo ko ari umututsi cyangwa afite inkomoko mu batutsi cyangwa afite mu bahutu. Hejuru y'ibyo rero njya nibaza iyo nka leta nibe idakumire yenda shimire n'ura mu minisitiri
Jean Claude minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu iyo idakumira mu myaka iri imbere twari kuzajya kubona tukabona abantu bo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe banditse basaba imyanya muri guverinoma muduhe imyanya muri guverinoma muduhe imyanya mu nteko natwe tuzi aho tugire ntabwo inama y'abashonji izakomeza kubamo abahaza tuvugire bene wacu inama yiga ku bibazo by'abashonji izakomeza kubamo ubwo wasaba umwanya yavuga ati nanjye nita kuri bene wacu b'icyiciro cya mbere cyangwa icya kabiri sibyo deja hamaze gucikamo ibice none ikindi cya kabiri ntabwo ushobora gufata ikintu yenda mbere byabitaga ngo abahanya abatindinya kujya abaki mbere niko byaje VUP kiza iriya vision umurenge program bakavuga umuntu ufite isambu itarengeje ari imwe niba nibuka neza ugahabwamo akazi muri VUP udafite akazi sibyo ariko ufite amaboko yo gukora hari amafaranga batangiye babaha bagenera umuryango umeze nka gutyo 60 cyangwa se bakabaha nk'ihene bitewe n'umurenge wicishiriza hari amafaranga hari ibyiciro bitatu hari abahabwa imirimo yo gukora ubu ni umuryango ufite isambu itarengeje ari sibyo ariko bafite amaboko yo gukora amarayene afite nako kabaye amaboko sibyo amaboko abaye n'imbaraga abo bajyaga mu mirimo public works mu mirimo y'amaboko bahemberwa sibyo hakaza abo ngabo kandi bakaba bashobora kwakisesinga kuri financial support bakaba bashobora gukora umushinga bakizamura hakaza noneho isambu iri munsi yari ariko noneho ntashoboye no gukora uhabwaga direct support baramuhitaga bamuha ndumvaga byabaga ari 700 ku muryango wo ku muntu akagenda yongera ukurikije ko abantu bari mu muryango ukurikiye 200 gutyo sinzi uburyo byiyongeraga ntabwo mbyibuka neza amafaranga agatangwa gutyo nyuma ibyo bivaho haza ibyiciro by'ubudehe biravuga ngo byane byo kuvuga ngo no muri babandi babakina babagamo ntuzi ibyiciro abatindi nyakujya harimo n'abadirigi niba nibuka abahanya abatindi abadirigi n'abakobwa ubundi ibyo byari ibyiciro byumvikana nyine imibereho yawe none baravuga ngo biratesha agaciro abantu bazana ibyiciro by'ubudehe biza biva ku kagari kuzazamuka ku murenge ku mudugudu ku kagari ku murenge ku karere ku rwego rw'igihugu babishingiraho serivisi zihabwa abaturage birimo mituweli na buruse z'abanyeshuri ariko burya n'inguzanyo mu mabanki byarashobokaga na viza ugiye kugenda byarashobokaga byose babirebagaho kubera ko ari niba ikintu cyabaye muri sisitemu kiri muri sisitemu hari data hari uburyo burorganize gitunganywa ni ukuvuga gishobora kuzateza ikibazo niba ari igisasu kibitse igisasu gute ibi biza bitareba individi pari individi umuntu umwe ku wundi sibyo nibuka hari umumeya wa Nyabihu wagize ibibazo mu kazi ngo nuko mama wari muri VUP sibyo none se meya ko ari meya nka meya nyina ntiyakena akajya muri VUP meya ni umudamu afite umugabo afite urugo rwe uramubaza kuba nyina ari muri VUP ukabimuziza wumve ukuntu byawe nari nk'amoko no kuvuga umutindi ari kubyara umutindi nkuko umututsi ari kubyara icyo bishatse kuvuga wa mugani umutindi abyare umutindi donc bakomeze gutya uri hejuru nawe nta muntu umukomokaho akagombye kuba mu batindi umuhutu abyara umuhutu nono uri mu cyiciro cya mbere abyara abo mu cyiciro cya mbere uri mu cya kabiri abyara abo mu cyiciro cya kabiri umuryango ugatondeka gutyo ubu ushobora gusanga umusore w'umumotari sibyo kubera ko ari mu cyiciro cya se cy'umuryango wa 2014 nuba ari mu cyiciro cya mbere cy'iwabo leta imwishyura mituweli ikanamuvuza n'abana be kuri kaminuza ikabishyurira furu dufite abana barangije amakaminuza bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bafite akazi
bafite akaduka k'irembo, bafite iki, bacuruza mitiyu ku muhanda. ibintu byari buzakomere wajya muri banki bakabanza bakareba uzi icyiciro cya mbere ahubwo inzu wayivanye, wajya kwaka viza cyangwa pasiporo bakareba uri kujya muri none uri kwaka viza ngo ujye kwivuza mu Buhinde, umudirigi yivuza mu Buhinde utabye abadirigi sibo mu cyambere. Ibya mbere byaravuga ngo uwo muntu yapfuye abagize Imana, umwangushyira rukamu ibibazo bari guhura nabyo mu isi ya bitanu. Niyo mpamvu nakubwiraga ikintu cyose ushobora gushingiraho ukategoriza abantu kandi kitazahoraho. Ushobora kugira inama y'abagore kuko uba waravutse utyo, waravutse uri umugabo, inama y'igihugu y'abagore ishobora kubaho, ukareba challenges bafite mu buzima busanzwe, ukareba amahirwe bafite, ukareba ingorane bafite ugereranyije na basaza babo n'abagabo babo n'ab'igitsina gabo, ukagira ibyoroshamo hakaba iyo gender na equity. Hashobora kuba inama y'abamugaye kuko iyo umuntu acitse akaboko ntabwo gashibuka, yego byanze ntabwo kagaruka rwose, kaba kavuye abaye ucitse akaguru ntamera kandi. Iyo nama yabaho, ukareba ingorane afite mu buzima busanzwe, iyo nama y'igihugu y'abamugaye ikareba policies zibafasha, inyubako ziborohereza, ubuzima busanzwe, amashuri aborohereza n'ibindi byose, bagakategoriza bagendeye ku buzima abantu babamo, bigaragara ko byibuze nabo babyakira kandi hari uburyo bashobora kuva muri icyo cyiciro bakajya mu kindi. Noneho ntabwo ushobora gufatira ibyiciro by'ubudehe kuko isambu yanjye nshobora kuba nkennye ejo hakavumbukamo koruta. Yego, nshobora guteza ibishyimbo uyu munsi, ejo nashyiramo ifumbire y'imborera nakuyeho ugasanga hari toni. Nshobora kuba mba ahantu hatera, ndi Nyaruguru, isambu yanjye ni Agasi, hakaza uruganda rw'icyayi, isambu yanjye rukayikora, bakanyimura bakambwira ati hano tugiye kuhahinga icyayi. Umwana wanjye ambaruyeho agiye i Kigali, RDB imuhaye akazi cyangwa abaye umunyamakuru RBA yimuhaye akazi. Uri gusanga mu bigo ahantu abantu bakora nk'urubyiruko ariko ugasanga baracyafite ibyiciro bya basi. Uko umututsi yidepurasaga ari umututsi ubwoko yavanye kwa se, uko umutu yabuvanaga kwa se, nuko ibyiciro by'ubudehe se yorora inkoko akoze akazorora gusa. Rero niba urumva ahantu amacakubiri arimo rero byakereye amacakubiri, abantu babyinjoyingaga kubera inyungu ashobora kuvana mu cyiciro cya mbere. Hari n'abacuruzi ku masantere usanga baririra kujya mu cya mbere ngo abana babo bishyurirwe muri kaminuza kandi bakabikora. Hari n'abakora ibyiciro babona abakene babaye benshi ko bose babiyandikisha mu bukene, kiba ariho babikora nahendahenze mu mudugudu ngo ashyire mu cya kane. Ndahenda rwose mu isi, mumbabarire mushyire mu cya kane, batiyoze nta ruganda ufite. Ndahenda pe, baramakanira bati nta ruganda ufite. Ibaze wowe ubwawe urimva iyo spirit ko nta, kuko nibaza gukunda umwana wanjye azakura bamubwira ngo tsuye ari umudirigi ko nkibona umuceri we ko mbaje kugenda rwose. Leta yamanitse iminara, yamanitse iminara igakora imihanda nirirwamo niruka mpaha ko nyibahahira. Yenda ubudirigi bwazaje bumaze gusaza ntacyo sazanye. Cyangwa nabo icyo gihe bakansova, bakajya bababaza bati papa wanyu ni umudirigi. Oya nabo bakabata data ntakaba umudirigi, ahubwo akaba aribo bakuburanira. Bakavuga bati uko twabanye na data ntabwo twigeze bakashyira mu cyiciro, reka turwane nabyo twamukura, turwane nabyo, sibyo. Ako niba uri gufata abana bawe ukajya kurekarama icyiciro ngo mwibe amafaranga ya leta yo ku buryo bwo kugira babana nibo bakadirejo, bari abana bazabaha minisiteri yumve ko yayibayemo. Ni no kwica abantu. Genda kwibaza abana banjye bari kubabwira ngo papa yarari mu nama ariho arwanira kujya mu cyiciro cya mbere ngo muzabashe kwiga kaminuza cyangwa muzabashe kwishyurwa mitiweli, kandi nta bushobozi abuze cyangwa ntiyanayabura. Harimo abiyandikishaga mu byiciro bitari ibyabo, sibyo? Wabenshi cyane. Harimo n'abari mu byabo ariko bigasa n'umurage ku bana. Ubutindi si umurage. Ariko ntiwakirengagiza ko mbere abanyarwanda tujya gufata nk'amarangamuntu
kenshi babazaga cyangwa se barura kubarura babaza umuntu n'ukora mu karere ye ese ukora iki akavuga ati burya njye ndi umuhinzi niko papa yatubwiye iwacu turi abahinzi rega ibyo ni ugukurira mu muco w'ikinyoma kuko utabaguze ikintu urimo cyukuraho cyakugeza kandi n'ubwo buhinzi uvuga wakubaza ngo bahinga rega haje ibyiciro by'ubudehe ntabwo uzi icyo bizaba bigamije ukibuka ko wavugaga ko uri umuhinzi ntabwo yigeze kwera inama mu Biryogo bahamagara abasilamu ngo buduri kare mu mudirigi ngo ari amuduri aho barakanda ngeze ndo mudirigi Saidi umutinde nyakujya ala wakibaru wakuna sibyo rero niba warigeze kuba abana bawe bari mu ishuri bari kwiga wabeshye kuri umudirigi bazi ko ufite inka bazi ko ufite butiki kuri santere bazi ko uri kubishyurira mu kinyoma kuko bazi ubushobozi bwawe abo bana nibo bazakura tubasaba ukuri mwana bakamutuma minervare ku ishuri yagera mu rugo mutari ko babwire ko twe turi mu cyiciro cya mbere uje kubabwira baba bireba bakabisanga uwo mwana niwe uzakura kuri centre de santé tukavuga ngo uyu mwana niwe turindira ukuri mu miyoborere hari ibintu byica abantu mu mutwe ibyiciro by'ubudehe yari amacakubiri yeruye na biriya leta iri kuvuga ngo ntabwo abaturage bazongera kumenya ibyiciro byabo ntizongera kujya ahagaragara ubwo byaba nk'amoko y'i Burundi ntarangamuntu bagira z'amoko ariko iyo gahunda yabagaho yo kwica abahutu ntabwo wabayoberwa n'abajyaga kubica nabo barimenyaga n'abagiye kwica iyo habaga ubwicanyi bw'amoko baramenyanaga kandi ntarangamuntu zahabaga bavuga bati abahutu duhurire hano bakahahurira uyu mugabo no babisomye ibyo rero kuvuga ngo ibyiciro by'ubudehe bikwiye kuvaho ngiye nka proposa nkavuga ngo shimira na leta ko yatekereje iki kintu kuko twakomeje gutaka ko ibintu ari amacakubiri byashoboka ko mu mudugudu aho mwicaye abo mu cyiciro cya mbere bizindura bagatera abo mu cyiciro cya kabiri abana ariko yinzo nyine mwatekereza ngo ntituri kurya byashobokaga ko mu myaka iri imbere abana bavuka mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri bashinga amashyaka babataho mu cya gatatu n'icya kane ni mu dushye bamaze igihe barya neza kugira ngo ari byo wabahaye mwari ibitirika n'ibitari sibyo kandi muri ba bandi harimo n'abatirishije badafite ibyo bibazo by'ubudehe by'icya mbere n'icya kabiri mwadushyize mu cyiciro ku buryo ibintu ntabwo byari buzabe bishingira ku bitekerezo hari kuzaba indi kura yo kuvuga ngo mbi cyane twari kuzababona manifesto zaba icyiciro cya mbere n'icya kabiri bose bashaka kwiyamamaza bakoti duhagarariye abagabo ibintu mwadukoreye birazwi sibyo leta rero mu gufasha abantu niba ubukene atari ikintu gihoraho ariko abakene bagomba gufashwa tuba mu masibo tukaba no mu midugudu uwo muntu kumusibura biroroshye kandi mu mudugudu wacu kwicara tuba tuti nitangira ry'amashuri sibyo dukurikije ubukungu bwa runaka ntabwo uyu mwaka azabasha kwishyura umwana we muri kaminuza dukurikije ubukungu bwe azabona kimwe cya kabiri dukurikije ubukungu bwe ntibishoboka akavuga bati dukora iki dukurikije ubukungu bwe ntabwo azabasha kwishyura mituweli nanayishobora mu rugo rwe haba abantu 4 ntabwo bazaba bakibasha kurya ashobora kwishyura 2 umuhungu we w'umumotari akishyurira undi umwe wakishyurira cyangwa akishyurira undi umwe umudugudu izo data ziba zihari umunyonga igare akaba yabahahira ukwezi sibyo ntabwo ushobora kuvuga ngo famiye irimo umusaza utishoboye n'umuhungu ukora ku kinamba n'umukobwa w'ucuruza mituyu n'undi muhungu we wiga muri segonderi ngo bose leta izabishyura bari mu cyiciro cya mbere mu mudugudu tuba tuzi ko uwa mituyu yakwishyurira mituweli umumotari akishyurira mituweli uw'ikinamba akayishyurira yenda tukishyurira uwo musaza yenda n'umwana wagiye kwiga niba ari ngombwa n'uwo mwana wagiye kwiga izi mudugudu tuba bifite n'izi midugudu yabimaze iki niba tudafite data nk'izo
cya kintu wavuze no kumuzaho cyo kuganira abantu bahereye hasi kumenyana twebwe ubwacu ariko birasaba ko Minubo igarura cya kintu cyo kuvuga ngo abantu bakajya kuri wa muco w'ukuri ubu kigera bugacika tuzi abantu bafarije abantu farije yishyuriye bafite ubushobozi benshi cyane depite farije riramwishyurira gute habuze abatutsi bazahaye bameze nabi ku buryo farije yishyurira abadepite umuyobozi w'akarere ugasanga farije iramwishyurira abana bose guhera ku wa mbere kugera ku wa nyuma kandi kugera muri kaminuza harimo ntuza keretse yenda yakamwishyuye tuvuga ngo abatutsi bose ibibazo byabo byararangiye kuri icyo gihe yakamwishyuriye hari asosiyasiyo mbamo y'abanyamakuru hari igihe bampamagara kuri avantaje z'abanyamakuru hahise abanyamakuru bose barangiye kuko mba muri komite se ko kwa mugani hari mwagezeho barangiye kize ko nari nabandika wa mugani bwati twitwe mwatwibagiye ibinyamakuru byose byarangiye ugomba kwibaza icyo kintu kuko ibintu byarabuze ugomba guhera ku banyantege hakuno mu mudugudu umugore ufite kioske ufite amasambu 3 ufite inka 10 nawe ari kuza mu butindi mu butiriganya ari kugora mudugudu kuko mudugudu akodeshiwe amugurira n'ifumbire mukati ahubwo nutanshyira ku ifumbire nutanshyira ahangaha ifumbire agenda uzongera kuyibona birasaba ko ibintu bumwe nayihaguruka ikigisha abaturage ubupfura n'ubunyangamugayo ariko ibyiciro by'ubudehe ntibyari ngombwa si ikintu gihoraho sibyo ntabwo ubukene ari irangamuntu wavuga ngo inda yigendana n'iya Yosefu ugenda kene oya nta n'uburyo wanyumvisha uburyo ngiye ushobora kugikategorizamo abantu mu cyiciro cya kabiri ngo nkimare n'imyaka ingahe nicyo ugiye gukora strategic plan y'imyaka 5 iyo ni amoko kandi ubu uzashiduka hari igice kiri gukora manifesto ayo ni amoko ufasha abantu ukurikije uko bahagaze gusa ukaba ufite inzego z'inyangamugayo n'abaturage b'inyangamugayo bakurikirana icyo kintu mu mudugudu hakaba harimo abakuru b'imiryango n'abakuru b'inyangamugayo bashobora kuguha raporo nzima nta bisambo birimo nta ngegera zirimo nta mabanda arimo nibwo ushobora gukemura ibibazo by'abaturage ko n'ibi byiciro by'ubudehe ntacyo byari byarakemuye uretse gucamo ibice abanyarwanda binafekta n'imikorere kubera ko ntago ushobora kuvuka uzi neza kuri mu cyiciro cya mbere warakomeje ubona bwa bufasha nyine ari bwo bagushukisha ntago ushobora gutekereza kwirwanaho kurenga erega perezida Jundi yarabajije ngo ko n'abakiri batoya tubashyiramo bikananirana umuzuri mw'utu tuntu wowe uri mu rugo iwawe randirodi arakomanze ku muryango ubwiye abana ngo mubwire ko ntahari uwo mwana umukeneyemo kuri gute nakuru nakuze mbona papa iyo aje kumukomangira bamwigeze avuga ko adahari none se wowe uzamushinga ikintu nagira amahirwe azakurokoka muri iyo nama ntabwo ari wa muntu ufite liberté d'esprit ukora ikintu ukora ko agishoboye ari wa muntu ufite free mind ushobora kuza akakubwira iki ndi ikibazo dukora iki kirananiye dushaka ni wa muntu ubaho nk'inkware acenga inkware kuko ibihiga biba ari byinshi ibihora icenga barabye igenda nyura mu twasare bati nshobora kujya hejuru gake ugasanga ufite timu y'abayobozi bashinze abaturage ariko biberaho nk'inkware kuko buri mwanya bayihakanga ikimuhiga yize kaminuza avuga ati icyiciro cy'ubudehe nibakivumbura nzajya amara imyaka 3 abayeho nk'inkware niyo ageze amahirwe rero akabona wa mwanya ubwa bukware burakomeza ntabwo ari ubutore ikintu kinini ashobora kuba yaba inkanga n'iki kintu abana bagomba kubwizwa ukuri landlord niba nta mafaranga ufite ukamubwira ntayo mfite uri kuyashaka uzayabona muri iki gihe cyangwa se ndi kubona nta naho nyarindiriye mubwiza ukuri niba ari icyemezo ufatirwa gifatirwe kubera ko niba bikubangamiye nsezerera ariko ntabwo uri bwicare ukwezi kwa mbere wihisha uvuga ati muvuga ko ntahari ukwa kabiri landlord naho hari byo gutegerejemo na wa mwana uri kubona ko papa wari kwihisha afate noneho bigeze byakomeye papa ntagisohoka kudasohoka rero birakuzitira no mu yandi mahirwe washobora kubona cyangwa se ikintu ugomba gukorera umuryango wawe kubera ko uri kwihisha kandi mu bintu bidafatika ni ibintu uba waravanye mu muryango ni nk'ibi byose nyine injiza indi nyamaswa reka dushimire minisitiri wabigarutseho minisitiri wa local government twizere ko azabihana kiriya kintu ntabwo yakigarukaho gawe wenyine
yarara hese byanze bikunze wa mugani hari ukuntu ari yumvise hano ibyamwuka injiza inzovu reka twinjize inzovu. waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? Niyo Travel igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etage ya 3 cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 75 38. Reka twinjize inzovu. Ikibazo cya transport rusange cyakomeje kuba ikibazo kidafite umuti. Imirongo ku byapa ugasanga abantu baramara amasaha 5 cyangwa 3, nyamara abayobozi batandukanye mu mujyi wa Kigali by'umwihariko bari bavuze bati buri minota 5 muzajya mubona imodoka zikaba ari nyinshi cyari ikinyoma, ugasanga ikibazo ntigikemuka. Bigeraho no mu nama y'umushyikirano kiraza wari uyirimo, niyo mahirwe twagize, mwaduhaye umwanzuro ihangane nawe ngo ushyiremo muravuga muti hagiye kuza imodoka magana. Iriya myanzuro nkeka abantu baba bicaye bakavuga tuzakora pano muzagende mukomozaho. Ntabwo minisitiri yatubwira ko bagiye kugura imodoka 300. Leta igura imodoka nizigure Ritiko. Nyine bizoho na Tracom. Bamugutu twase twibaza se leta isi ikora company yo gutwara. None abanyirazo zabananiye nibasuririmba iryazo. Aha, urakigarukaho rero ikitwa ATPR bandikiye minisitiri w'intebe. Ubu iri ni ihuriro rya company zitwara abantu mu gihugu. Bavuga bati imodoka zarana. Erega bura nuko dutaka imodoka tukagira ngo barabarakize. Barabakora transport. Tugira ngo barazitwima ntabwo bomba kuri ubuzi kufite amafaranga kwishyura. Ibi bintu tubivuze hano kenshi. Ntabwo ushobora gusezeranya abantu ko batazarenza iminota 15 ku cyapa, sibyo? Ngo nurangiza ufate company za transport zibwire ko abantu bazishyura ku muntu. Ubwo icyo gihe ubabwiye kiretse wazanye societe zikora transport zikajya zishyurwa kuri turu zakoze. Ukabara turuti n'imodoka itangiye saa 12 kugira ngo ku cyapa cya Nyamirambo ibihari saa 5:15, saa 5 n'igice hanyuze indi, ukabara imodoka zaba ziri muri circulation uko zingana. Nicyo cyonyine. Ikindi ukaba wizeye imihanda yawe. Nk'ubu abantu bari kuva Kigali bajya za Masaka na Kabuga, bari kumara amasaha 2 mu muhanda, imodoka yabuze aho inyura kubera jam. Mbere ho bajyaga bahagarika amakamyo bakarekura nka saa 3 jam ihagaze. Ubu sinzi uko bimeze. Ngo warorohe. N'ubundi baracyaye hari rimwe na rimwe barayahagarika. Hakura umuhanda ugikabuga ni moto yukurikiye traffic. Kandi hari imodoka nyinshi zerekeranye. Ni umuhanda mpuzamahanga. Bwose rero ntabwo ushobora gufata, ntabwo ushobora kubwira abantu transport iri continue bishyura imitwe batishyura turu zakoze. Sibyo? No kuvuga ya company mu masaha ibona itari kubona abantu ibiki bibitse imodoka. Abantu 15 bari ku cyapa bazahazaharira. None ikindi nanone ubaha ikarita warabishyuje mbere. Kandi niba yaraguze ikarita ya 5 byibuze bya 5 ntibikora kuri moto, ntibikora kuri taxi voiture. Yego. No gutegereza ya public transport ya rusange nyine, sibyo? Bagombye kuduha amakarita akora kuri moto, akora kuri taxi voiture, akora ku ziri privé zishobora gukora, akora kuri zira zisanzwe zitwara abantu. Bagombye koroshya ufite imodoka akagira ibyo yuzuza ashaka gutwara abantu, yahabwa imashini cyangwa ubundi buryo bwose ikorana n'amakarita ya transport. Joseph nava mu kiganiro hano nkahita natse imodoka nkabamiga kawunga y'abana. Ase ni gute ngewe naba nkora no kuvuga imodoka ufite mu mujyi, sibyo? Zishobora kuba zihuriye kuri misi imwe. N'ubundi imodoka zose ziriho ziragenda. Ariko ibaze kuba twahurira ku cyapa tuvuye mu kazi kamwe ntube wantwara. Nyine imodoka zose ziriho ziragenda. Izidafite abantu zitwaye zafunze zitwara abantu. Kandi nizo wahaye uburenganzira nizo zidafite abantu zitwaye nazo zigatwara abantu. Ntizifungirane.
ugasanga ku kilometero kuva hano ku modoka ya mbere kugera ku ya nyuma harimo umuntu umwe ushobora gusanga woroheje gutyo na ziriya kampani za taransiporo biri buzisabe noneho utu tuvane dutoya tw'abantu 9, 18 sibyo bidasaba bya bindi bidasaba biriya bintu neza uba ufashe ikintu kingana kugira ngo gipakire abantu 100 nta muhanda gifite ntaho kunyura urapakira 100 bamara amasaha 2 begeranye umujyi wawe ni imisozi sibyo icyo rero ni ikibazo gihari n'izindi bazazana 300 zizanyurahe ikabuga na Masaka ntabwo bamara amasaha 2 mu cyapa bayamara muri bisi mu modoka muri ya bisi barimo uhagurutse i Remera saa 3 abari bugeri wabo saa 5 saa 6 abari muri bisi amasaha 2 abasigaye ku cyapa no bategereje ko baba niyo amasaha 2 bari bugere ikagaruka kandi hari 2 yo kugenda hari na 2 yo kuza kugaruka ko rero harimo ikintu cyo kuvuga ngo abantu barifite inyungu zabo barindiriyemo usanga ni inkuru zabo ni inyungu zabo barindiriyemo bwite icyo ni kimwe ikindi ni ugutsimbarara ntibumve ibitekerezo by'abaturage icyo ni icya kabiri ikindi n'abayobozi batumva ibitekerezo by'abatekinisi ntago mpamya ko abatekinisi bari gukora inyigo y'iyi taransiporo bakemeza ziriya bisi kuko n'ikimenyimenyi kampani z'abanyamahanga zari zisanzwe z'inzobere zisanzwe zizi bya taransiporo zikora mu bya taransiporo z'inzobere zaraje zirebera isoko ziraryihorera atari uko badafite imodoka cyangwa ubushobozi reka mwereke nk'abantu batajya bataka ariko bazahaye ariko bagaceceka kubera ko babona n'abavuze yenda abantu bafite kampani za taransiporo bo muri regiyo basuye umujyi wa Kigali bajya na Nyabugogo barareba bajya mu marembo ya Nyabugogo uri zirasohoka saa 4 n'igice urabona zisohoka ngo buri gice cy'isaha uri zibiciyeho mu bantu 28 harimo 10 na bangahe volcano iratambutse muri 28 harimo 10 na bangahe capital iratambuka sotari iratambuka izitwa za omega zibasiragiye izo zera none barabaza none se ni gute imodoka isohoka muri gari tuzuye twebwe twubahiriza igihe none se mutwara amasaha ko mutwara abantu urumva ariho polisi za leta zigenda zikenesha n'abashoramari gutwara abantu bahari ntabyo kuvuga ngo minota ntabwo yikora muzanye ubusirimu ariko bukenesha abashoramari uko abashoramari bakena niko bishyira mu kaga bakene kandi natwe byadushyizemo ko ugomba kuzirigisha none se gende burori zo nicayemo turi 15 muri 28 twara volcano basohotse abandi bicaye muri 18 muri 25 twara kandi igiciro nticyahindutse byari byoroshye ko agenda volcano yonyine indi gice cy'isaha akagenda rizo sibyo ubwo volcano ikayifite isaha yo gukata amatike nayo ngo yuzuze nimba volcano yuzuye mugahitamo komeza ugasanga system ya transport aho ikora itwara amasaha ntitwara abantu kandi ba bantu ntibishyuriye ya myanya itarimo abantu itike muri 18 ni nayo tike muri 28 ibyo ni amahano ni polisi ziba zipfuye kandi zihombye igihugu kuko za modoka si izacu amapine si ayacu imihanda BTM ivamo si yacu ikorwamo kampani zayikoze mu nguzanyo kumena amavuta sitwe tuyakora essence ntituyeza mazutu ntituyisarura ibikoresho byo gusimbura ibyangiritse rero ugasanga abanyapolitiki bumva neza abagenerwabikorwa babo n'inama babagira bumva inama za gihanga ikibazo kiri muri transport yo mu Rwanda ni ugutsimbarara ku bintu bishaje kandi birimo ibibazo ahubwo bari kwitiza imbaraga bongera umubare w'iyose imodoka zaza zigasinzira magana ubwo zashira bakagura izindi mpamya ko nta nyigo yakozwe yizi ngizi ikibazo zagize n'igituma hari irimbi ry'imodoka zitararenza n'imyaka ingana cyane ureba hejuru ukabona ni nshyashya kuva se usanga ipine yari yicaye si ku gihugu ko bira ntabwo biri made in Rwanda niyo bya made in Rwanda keretse byimeza kavuga iti ni umuberanya wumiye aha umugari wawe utema akaza undi ni urubingo rwumiye aha twari twararuhinze twararuhombye ntacyo ako ni ibintu abantu baranguye ku nguzanyo zo mu gihugu imbere kandi bakeneye gukomeza kwishyura bikarangira none se uzabaha subvention bariya kubabwira ngo tugiye kubaha inkunga y'amavuta uzayibaha kugeza ryari bivuga ngo
ushobora kuzategereza ikibazo none se nk'ubu ko banditse basaba ninde wakoze inyigo ngo amenye ayo bari bafite yari ahagije, ninde wakoze inyigo ngo amenye ngo ayo twabahaye n'ubundi ntabwo mwayashyize muzagendaga. baravuga bati tumaze amezi 5 ari byo tutabona amezi 5 ese muyashyize ibyo babona byo byabazwe hashingiwe ku speculation. bati turebye hani nka kimwe cya kabiri ari cyarimo zane rero harimo ibitavugwa, ariko inyungu z'abantu ziri imbere cyane kurusha iz'abaturage n'iza leta. Ari leta irahazaharira twirirwa tuvuga ngo leta yananiwe transport, n'abaturage bazaharira twirirwa mu byapa, ariko bura harimo umuntu hagati ubika amafaranga y'ibyo bintu. ibyo byose yabo bose bahomba kandi akagaruka mu nama nawe kumva aho bataka murashonje nanjye nuko kuko yaje hanaguye ku munwa yari hanagura akoreshwa nane yagira gasigaraho yaje no muri ruwaro rareba arahanagura neza nanjye iminwa yarumye burya arafunga araza murashonje mwabuze imodoka ejo zizaza mwabuze imodoka ejo tuzazigura bikaguma aho ngaho imyaka agenda yongeranya abantu bahomba injiza indi iyo transport reka twinjize inkura umva nta cyiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje icyanga kandi gacurika icyaka mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganiza jini ya mowapu, voduka ya mowapu mirano y'inaji itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na voduka, ubahe na sangriya frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, Nyarubuga mu kwenga gasembuye tukabigezwaho na New Hope, ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Mowapu. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo Kwandamage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. hari ibibazo bimaze iminsi bivugwa ndetse hari n'abatambuka badukurikiye nabo batambuka ku mihanda ugasanga umuntu araryamye ntuzi niba arwaye ntuzi niba ashonje. Byagize gutya rero Nyabugogo umugabo umwe waryamye nk'uko nguko arapfa ari bro birangira aho ngaho. Ababajijwe bari aho hafi amahoro n'umugisha twamubonye kare yarashonje, utanga ubuhamya ati hari inzara nanjye mu kanya ndi kuvuga gutya ndashonje nshobora gupfa. Ubuhamya bwabo bari aho ngaho ariko nyine basa naho ari gukina, bamwe bakabihuza ngo ni inzara ariko kibaza iyo nzara yo kuki umuntu ashobora kuryama akajya buga buriya. Urumva definition y'inzara iragoye. Inzara ni ukuvuga nanjye ubu ndayifite yego kanogwakana nanjye ndayifite ubwo bashobora kubona nseka bakavuga bati cyangwa se ukandeba. Ikintu cyitwa inzara cyagiye kizamo urujijo sibyo, ariko ubundi muri terime ya nyayo icyo bita inzara ni ibura ry'ibiryo. Yego, ari amafaranga waba ufite ntabwo wabona aho ubigura, ari ubushobozi waba ufite ntabwo wabona aho ubiproduisa, ari production yabyo ntayihari, ari ukubigura ntabihari, ntabihari. ngo ugusonza n'amafaranga cyangwa se ubushobozi bwo kuba wabona ibiryo muri gereza hakushobora kubamo inzara. Ntawe bagemuriye mu ikambi y'impunzi hashobora kubamo inzara, mu gihugu hakoshobora kubamo inzara mu gihe abantu batejeje, nta bihingwa bihari, nta kintu na kimwe, nta bigemuye, nta bigize gute abantu bakicwa n'inzara sibyo. Ariko mpamya ko mu gihugu nk'iki kidaherukamo intambara, tunabyishimira rwose, kidaherukamo amapfa yeruye sibyo, guhenda kw'ibiryo ntago wabyita inzara. Genda sinze kwivuguruze kanisobanure neza.
umuntu wakwicwa n'inzara yaba yishwe n'imiyoborere, yaba yishwe n'uburangare bwe bw'abandi, sibyo, n'ubwe bwabamo, yaba yishwe n'ubugome n'ubusambo bw'abaturanyi. yego, kuko iyo nzara niye bwite. Inzara yawe bwite rero ntabwo yagurira kuri bose, ni wowe uyumva ijya no kukwica ariho ya miyoborere rero mibi navugaga. Niba mu mudugudu mufite mudugudu mubi, sibyo, udashobora kureba ko bafite umuturage nka wa musaza bakingiye ku ngufu ninde, nka Nyarwaya, sibyo, uri mudugudu ntushobora kureba ko ufite umuturage nka Nyarwaya. Uri umuyobozi w'akagari ntushobora kubona ko ufite umuturage nka Nyarwaya. Reba umuturage basanze yarabaye amagufa gusa ku Nyamasheke, yego, sibyo, yaregeranye rwose, kandi ubugome n'ubutindi by'abaturanyi. kandi siko mutamubibona Mu mudugudu mwagombye kureba vulnerable dufitemo ni bande, abarya bigoye ni bande. Leta yabitaboneye ubufasha bwa hafi. Umudugudu mubo dutora abamushinzwe imibereho myiza, yagombye ko afite raporo nk'iriya. mwana mutabariza, burya ntekereza ko mwamutabarije mukize hamwe ntabwo yabura ubufasha. Kindibuka ko kera mwagiraga umuntu mu mudugudu mutunga ukeza ibijumba akagenda agakura cyangwa bakamukurira bitewe n'intuza. Oya, nanjye yakweza ibishyimbo nzi ko iwacu rwose hari umuntu twabaga tuzi ko niba atambutse iwawe icyo ufite wakimuha. uye bwari uburyo burorganize, nawe yabaga abizi ko atazicwa n'inzara, sibyo, azi ko kwa runaka barya. kandi rero mu Rwanda ntabwo turagera ku rwego rwo kuvuga ngo inzara y'igihugu, ibiryo bishobora guhenda ariko hakagira abafite ubushobozi bwo kubigura n'ababubura. Ababufite ugasanga nibo birirwa mu nama zikemura ibibazo by'abatabufite, sibyo. Ni nko gutekerwa n'umuntu wazi konsoma byinshi, gutekerwa n'umuntu wazi, kujya kuganira ku bibazo rero by'inzara. biroroshye ko umuntu yagwa Nyabugogo yishwe n'inzara, atari uko Nyabugogo yose ibuzemo ibiryo, atari uko mu maresitora bariho bandurura batabimaze, atari uko ariho bapakurura za watermelon ziri kutakara, atari uko barya abantu bose batemberamo babuze amafaranga. ariko hakaboneka mu bwoko kandi yishwe n'inzara. Leta ikwiye gutekereza ku kintu cy'amaresitora, ahantu abantu batishoboye bashobora kugenda bakarira. Burya Abanyarwanda ntabwo bakunda imfashanyo. Umunyarwanda akunda kwigira kandi akihagarara mu bibazo bye, hahandi ashobora gutsinda. ku buryo resitora uramutse uvuze uti iyi resitora iriramo abantu babuze uko barya, tuvuze mu mudugudu abantu dufite babuze uko barya, babaho gute? Ariko ibyo byose ni ya organisation na bwabo umuntu bwo kuvuga ngo nta muntu umunyarwanda inzara izica. Duciye iteka ko nta mwana w'umunyarwanda uzarwara bwaki mu mudugudu wayirwaje. ako icyo kintu wa mugani cyakabaye Abatunzi nka twese bakatwiriza ku kibuga mu rwaza bwaki gute? ajyamurwe n'akazuba kakaba kamwe batireka mbashyire kuri ibi. Erega tujye ntabwo twavuga ngo kapitalism iwacu ngo ariko nitujya gusaba inkunga ibe socialism ngo turi kubwira abanyamahanga ngo baze badutera inkunga, ni amafaranga yabo bakotiza. uzaranda twakugera ryari Bakotiza. Hari mobilisation économique na mobilisation sociale ishobora kuba, abacuruza bagacuruza bakaba mobilize, ariko none n'ubu muntu bukagira inzira bunyuramo. muri kadiri y'umutekano kuki waraye mu rugo runaka aba yamenyekanye, amakuru yatanzwe ku gihe, ariko umuntu akazamara akaba yacuranya imisatsi. Ntabwo tugeze ku rwego ko hari umunyarwanda wakwicwa n'inzara. Ntabwo igiteranyo cy'abanyarwanda abashonje batunanira kubagaburira. Turindira imvungure za leta kuko tuzaziba, turindira ibishyimbo bya leta kuko ari byo bizibika. Habaye inama y'umudugudu bakabona ko bakavuga ati abatunze nka muri uyu mudugudu muzi ufitemo butike azi dushaka igikombe cya specioza rwaza bwacya ati uturanye
kandi urakoresha ya mirimo urayihingisha kandi ukoranye na special nicyo kiri kutuburamo. Buriya Minaloc imwe ifite akazi kenshi na Minaloc iragafite, aho gusanga yivanga mu bitari ibyayo Minaloc. Ntabwo Minaloc yakwira ibiri mu mihanda hari minefura yiyongereye umuzigo kandi dufite abana barwaye bwaki. Indi yakagombye kwihangana na ntabwo yagombye kwiriho yubaka amashuri kandi hari abana bayataye. Yagombye kuba yicara tukaba Mineduc ikavuga iti ko twubatse amashuri meya abana ko tutari kubabona. Meya ashinzwe mobilisation na gahunda za leta. Ariko kujya kuvuga ngo mumaze ibyumba by'amashuri meya mu nteko umudepite aramubaza ngo iri shuri ryubatswe nabi ngo uyu mushinga warahombye. Ubundi wari uw'ikiharya. Ni wari ugomba umushinga niwo wagomba kuwukurikira. Ngo inka zagira inka zarapfuye. Sibyo. Yagombye kurira Minagiri muri kutubeshya inka muri guha abaturage ziri gupfa muhiga ikibazo kiri kuzina. Nta musaruro ziri guproduce nkuko mwabivuze. Urumva twubatse society iri mu kirere. Mudugudu azaza hangane n'amabwiriza aturutse hejuru. Gitifu akagara hangane n'amabwiriza aturutse hejuru. Nibinanirana yibera inkware. Yihishe gutya bihisha bicenga birangira. Sibyo. Hanyuma ariko kuri pati yo guhuza abaturage kuborganiza kubahuriza ku kintu kimwe niba uhuza abantu bakubaka umuhanda. Sibyo. Ni abantu bivuriza mu buhinduko bangana. Kandi abenshi bajya ari abantu bakoteje. Ni inkunga rwose. Reba ubukwe. Sibyo. Za miliyoni ziratangwa rwose. Umuntu akakira abantu 500. Mu bukwe mu nama y'uko ugasanga abantu bari gufata riske kuko ngo tuba dufite abantu 500. Inka yanjye. Kandi atarakira n'abantu 50 wenyine. Akira bakagira. Sibyo. Ntabwo rero hari ibintu bitananirana mu Rwanda. Hari ubundi kikubwira ko society ifite ikibazo no kugira ibibazo bitagombye kuba byari ikibazo. Nubona ufite ibibazo wagombye kuba utari ufite ujye umenya kuri ikibazo. Ako sinzi niba ari na ministeri ubwazo zitamenya inshingano zazo. Hari umugabo twaze tuganira ejo bundi akambwira ati ntabwo byumvikana uburyo tuteza twakabaye tweza. Nta buryo agronome ashobora kuba ashinzwe abantu 500 mu murenge cyangwa mu mudugudu, ariko abantu bataramubona agronome, ariko bakamubona yagiye mu gushaka amafaranga ya ejo heza. Ntashobora kubwira abantu ngo ni nyine ahanganye na za gahunda ziturutse hejuru yize akasa muzica ku ruhande. Donc none se ubunyibukije twaze tuganira ninde undusha amakuru ku isambu yanjye ku buryo uza guhuza ubutaka utarambaje ntaraguhaye amakuru yanyu nta n'ubushakashatsi bw'icyo gitaka wakoze. Uzi niba heramo wowe umaranye imyaka 5 10 uzi ngena nta nikeramo. Kwa Samusoni basaruyemo ibigori, kwa Nuza basaruyemo amasaka, kwa Nikodemu basaruyemo ibishyimbo. Uraje urahuje ushyizemo ibigori, imizi y'ibigori ikabuta ibisa n'amasaka. Ugasanga iyo kwa Nikodemu bashyizemo ibigori barahiye, kwa Suzana bireze, kwa Nuza bireze. Ugasanga mwahuje hegitari 10 ariko mugatangira kuvuga ngo bimwe byaragize ngo hari aho byarumbye hari aho byagize aho byashiririye inzu mutatse amakuru ya ba nyirazo. Sibyo. Birasaba ko yaba Minubumwe yaba Minaloc yaba abatekerereza b'igihugu bashaka igitereko cy'umuryango. Aho dutereka umuryango turawuteretse. Isi biteretse. Umudugudu uteretse. Aho uyobora bo baratekereza iyo manda. Bayobora iki ngo kureba inzu gusa. Kumva ko mpagaze kubera ko oya no guhangana n'amabwiriza aturutse hejuru baranavunika. Baranavunika. Wasanga batanasinzira. Bahura bahanganye n'amabwiriza aturutse hejuru. Kaza kuba sibyo. Usanga haririra aho ngaho abantu bashyize hamwe bashobora kuriha amata. Kucyurindira amata azava mu ngo mu bakire bo mu Burayi na Amerika. Ngo UNICEF yaduteye inkunga y'amata y'abana. Aborozi baho ari ibintu byakozwe neza byo mu mudugudu iryorerera abantu bari buri rifu y'igikoma. Ariko urayishyira uhurire nayo kuri butiki bwa bunyangamugayo. Nabo bazungu nibayohereza nibwo uzasanga barayohereje ariko bayaherekeje ari nka 200. Baje kuyakurikira. Bohereje miliyoni 200 bohereje n'abandi 200 yo kweherekeza.
ubundi bazayasubira bazayakoresha sibyo mu kwishakamo ibisubizo turacyakeneye igitereko cy'umuryango hari ibintu byinshi byakemukiramo n'ibyo by'inzara kuba ngo umuntu yaguye Nyabugogo none se wavugaga ngo uyu ni inzara ndabizi ikibazo naho aba yaturutse urega umuntu ahaturutse naho hajya byagombye kuba byuzuzanya yego wa mugani nimba uvuye ahantu hari umuntu aturutse mu nzira aho werekeza byagombye kuba byuzuzanya ariko niba usize imyumvire y'aho uvuye ari ba ntibindeba urakomeza muri ba ntibindeba n'ahana ntibindeba paka muri moruge bagapima umurambo autobusi gakorwa umva sohora imbogo akadusohora imbogo muraho waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite parafo za rangete, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. Reka twinjize iyo ngwe, reka tujye ku mbogo. Reka tujye ku mbogo. Mu burasirazuba bwa Kongo cyane mu burasirazuba muri Afurika y'Uburasirazuba. Yes. Reka twigarukire muri Uganda. General Muhozi iyo ndi tugiye kwinjiza imbogo tugiye kwinjiza General Muhozi yongeye kumvikana noneho yikoma ishyaka riri ku butegetsi rya NRM avuga ko ubwaryo abona ridashoboye ariko yongera ngo ubutegetsi bw'abasaza burarambiranye abanshyigikiye ntimubona ko abajene ari twe tugezweho twakagombye kuba tuyobora Uganda biriya bamwe ntibabyishimira abandi bakavuga bati n'inte baraza kuyibuza reka biriya no gukariya opposition muri leta kureba usanzwe kurwanya se hari system ya market hari uburyo bwa strategy ya marketing Gillette igikoresha urabona Gillette iyi isanzwe tuzi yogosha ubwanwa iri muri company utamenye ikiyirokora ako ntabwo ingaruka zibiye ntizijya ziyikora hari izaje nka JVC ubutakibona amateleviziyo ukatikibona muri salo hari izaje nka za Kodak urazizi ubu ntabwo nzi icyo zisigaye zikora ariko ukabora zibonaga ku isoko hirya no hino yenda zikaba zarahinduye ariko ukabona hari ibyo zakoraga zitagikora Gillette irizindura muri publicité yayo ngo iki kintu cyogosha ubwanwa gutya nimwe mu kiretse twabazaniye akandi keza kadatera ibiheri ibaze kwamamaza product imwe urwanya indi kandi yawe nayo wazanye ukeneye kwijya ku isoko kandi kimuka ataka kantu kakubaga mwe mugahagaritse twabazaniye akeza ku muriro tayari noneho bivuga iki mu mitwe y'abantu bati kampani riroyo ifite ukuri kwinshi ibwiza abantu ukuri iradukunda ni yacu sibyo ku buryo uwari ufite karya gakuba igihe atarabona ubushobozi bwa kandi ntabwo akanga ngo akajugunye n'uwari ufite ubushobozi udafite ubushobozi bwo kugura kandi ataragura azagura akanga akavuga ati kampani ni abantu beza ni ukubaka royalty mu mikorere umuhungu wa perezida ari kuvuga ko barambiwe perezidanse y'abasaza sibyo kandi irimo no kuvuga hari igice kinini cyari bujye kwa Bobo ni cyari bujye kwande kiyiziriwe kandi bazi kwiwe ntabyo yahungabanya aho bigiye byasobanuka neza
kubera ko n'ubundi n'abarwanyaga nabo bari muri icyo cyiciro cy'abasaza. ntabwo baracika intege zo gutakaza ubutegetsi ariko bakeneye na bariya bashaka kwigira ahandi. niba yavuze biriya Bobi Wine ari buvuge iki? Bobi Wine se wa Muhozi afata ubutegetsi. Bobi Wine yari afite imyaka 4 harengira ngo 3 Aruhinja. n'uwinane gatatu Bobi Wine sibyo. Ejo bundi yarahiritse se akoresheje social media. Umuntu yafashe ubutegetsi n'ibifaru uwo bufashe na WhatsApp. Nuko wicaye muri salo y'akabuto ndabufata tu. Rero ntago waminimiza treat kuko muri politiki igira ibarurwa nk'inkoko. Kugeza bikarukaho kubera ko nta kintu kiba cyoroshye. No kuvuga niba hari score Bobi Wine haraza Mizayiro Muhozi bari bushaka igisasu cyo kwihanura nta bindi. Bobi Wine mobilize urubyiruko rwe, Muhozi mobilize urundi. Muri Uganda icyangombwa bakeneye cyo gutsinda amatora kuri 98%. Oya ashaka 52. Ibicu bapfa no guhama Entebbe. Abakeneye bavuga ko n'abakeneye ko ubutegetsi bwishimiye bwatowe kwijanisha ryo hejuru. Ryari ryose riremerwa. Iriya system yabo rero buri hantu hagira ubutegetsi bujyanye n'abaho biri yakora. Mu bushize nakubwira ko ashobora kuba ni wa muntu ubwira abantu icyo leta itekereza mu rurimi bashobora kumva. Niyo bumva icyo mwuka abwira amatorero sibyo. Ni wa muntu ushobora kumobiliza abagande inyuma ya leta. Abanya-Uganda, abagande n'ubwoko bw'abagande ngira ngo niyo muntu ushobora kumobiliza abanya-Uganda inyuma ya leta kandi burungano rwe n'urubyiruko sivyo ruri munsi ye, akabamobiliza nabo kuri gahunda za leta bagakomezanya gutyo abana muri uwo mujyo. Umuntu wavutse Museveni afashe ubutegetsi bafite 42 nta wundi mu perezida ntago ari ibingibi byacu. Buriya niyo mpamvu bakunda n'umuperezida hano mu Rwanda buri mpamvu tuza bahiye, tuza baguye mu mashyamba, tuza bafunzwe, twe tuzi ko kuba perezida, tuza baguye ngo batunzwe n'umunyu gusa amaguru yarabyibye sivyo. No kuvuga presidence ya hano ntago ari ikintu wavuga ngo ya hano ntago ari ikintu wavuga ngo urizinduye gutyo yavuze ko hashaririye. Ntago ari gupfa kuza wiruka bati byabaye kwa nanjye byambo. Bira hafite 42 yayirutse inyuma ya Bobi Wine mu bikoresho by'amatora harimo n'inkoni. Zagarubitse gova hano mu kwiyamamaza rimwe muri Amarakanga mu jail. Urumva rero 42 harimo abafite 25, harimo abafite 20 mishobora kuvuga ibyo yakoze uburyo yabohoye Uganda ntibabyumve bakabe mwabohoye iki hari cyane mwe mwibohoye kuri twabonye ari byose azwi sibyo. Rero uri abari navuga abari urumuri rwabo batabona amateka ya kera utabwira ngo twakoze ibi. Ahubwo akabereka none ko ya generation abari generation abari cyitegerezo cya generation utabwira ibyakabamba Barax ngo ibyumve ko mwate hano muri 15 gute ntago byo bisobanutse. Gikenewe ni social media no kuza twe turubyo tukagira buryo ni nkuko afata umugenerali aza bindi baba babikomataho ubwo ikipe iricara arabaza ati apo abari hagati ni bande twe hagati muri bangahe ati turi bane tusugo sibakera ariko ntacyo tubwo mwebwe nambushe atabari muri defense ni bande twebwe turi batatu atoke akarenga ba nkumukarangiza sibyo atotake ni bande ati ni twebwe muri bangahe turi babiri none se kubishobora washyiraho batanu tugahera ibyerekezo byose twatakaga turi nk'ibihumbi 3 aba majyepfo abajyaruguru batatuye uraza kumugeraho duye ni single file extended
y'abantu batatu ibaho extended y'abantu batatu se yo kavuga ati ntabwo ariko ikipe muyizahaze mwataka nyiri muri babiri ariko kuba ati nabo hagati barabunganya ataha tumukore single file muyizone kagisanga rimwe na rimwe nabo hagati mujye mwataka mwese ari bumwegere rero nawe muhoza abari navuga ko abahagarariye cya gice kinini cy'urubyiruko cya gice kinini utabwira amateka y'ibyakozwe ngo kibyumve gikeneye ibigezweho bakeneye kuba mobilized bakeneye abaraniveriseri kuri bakabahuriza hamwe bakiryohera bakajya bakabyina ariko politikari bakaba bahari ukamenya ko biga ukamenya ko bafite amakaminuza batanga urumogi bahinga bacuruza borora bazi ko umubyari hari umuturage ufite icyo akora ntako asa ubundi numva igihugu cy'abashomeri uzamenye ko ari ikibazo iyo kaminuza itari kwigisha abantu badafite quality of education quality ubundi ni iki tuzayigarukeho hagombye ko quality y'ubuzima kandi yuko ngo navuyemo ngo ntari cyo nshoboye nuko nta buzima yenda wari ufite na mbere icyo cyabangamiye biriya hagombye ko quality y'ubuzima mukaba mufite values ibisambo nubwo byagera muri PhD birangira ari ibisambo niyo mpamvu mbageragere nahe hose ese uko wamugana intera hamwe z'abantu batize zifunganye n'abafite PhD wakoze jenoside gute ko wari wize gasanga ahubwo yakatiwe burundu uwakatiwe 30 n'utarageze no mu wa mbere buriya hari n'uzaro urugendo runini nabo rero buriya bariho barubaka igitereko cya politike mu rubyiruko buriya rero ubona ari ushinzwe urwo rugata kuko bari abasaza ibyo avuga nibyo bazasaza bagende aho mugani ntibazahama ubwo wabyanga ko atari umusaza niyo bahita mu ndi perezida ariko uriya azakomeza mubiriza urubyiruko n'irindi tsinda bamufitanye bati ko turi batoye kuvuga ngo neremu ntishoboye se ntishoboye hari undi ariho avuga ushoboye nibyo avuga ati nyine ngo mu buryo nta gishya bashobora kubona bari abasaza bari yari iteretseho bashaje bakayita irindi zina bakayivugurura kandi igakomeza igakora mu murongo umwe nasiye modeli reka twigarukire ku gihuha cy'umunsi turasohora iyihe burya ntibasha kuyikurisha twumvise umunyamakuru uriya musore Gakire yageze mu Rwanda bashobora kuba ngo hari umuntu wari wamwemereye umwanya yageze mu Rwanda ashutswe akavuga ngo ashutswe ariko ari cyabaye nuko twagiye kumva ngo Gakire arafunze ari mageragere amakuru ari hanze aha rero amakuru ari hanze Gakire afungiye pasiporo y'igicupuri urubanza rwe ruri mu myaka iri imbere ariko Gakire afungiye pasiporo ya guverinoma ya Nahimana itabaho ikorera hanze y'umuhungiro afite pasiporo guverinoma ya Nahimana yakoze pasiporo zigurishwa amadolari hafi 83 kandi harimo abagiye bazigura ikibazo ni ukumenya zijya mu bihe bihugu zisohoka mu bihe bazerekana ariko urumva Gakire yarahingutse mu mizigo harimo pasiporo ya leta y'u Rwanda yahawe na guverinoma ya Nahimana shaka ibiseka birababaje cyangwa umuntu agakanka ngo timuvare se komuje nijyaye nivuga ngo akabigasekwa nk'akeza biratangaje ko haba ari leta ikorana igakora passport yatumye mu Rwanda mu gupakinga ibintu bye muri Amerika ikoze ukuntu uri abanyiri Amerika n'abahanga cyane gusohokamo wagenda ariko kugaruka wuzuza ibisabwa kabisa kuhinjira rwose saba ibindi ugenda rwose wagenda harafunguye nuko kugira ngo genda nawe ribagire ariko kugira ngo uzagaruke no kuzagaruka tuzi neza ko nta binyuruzanye rero ibivugwa byose wamwemerera umwanya wagira gute ashobora kuza ashutswe cyangwa bango nuhagera tuzareba cyangwa tugushumure muri Kigali nawe uhige nk'abandi nkuko natwe twese duhiga
aha kurumva waragiye muri guverinoma ya Nahimana ngo harya ngo yarashinzwe urubyiruko na mobilization we ya minisitiri w'abakozi ba leta. Minisitiri w'abakozi ba leta ntabwo twari kongeraho umurimo Rero sinzi na nabo bafite diplomatike gusa Gakire aryamye mageragere afungiye inyandiko mpimbano icyaha cy'imyaka 7 yo kiguhamye pasiporo ya guverinoma y'u Rwanda oya pasiporo ya leta y'u Rwanda ariko yahawe na guverinoma ya Nahimana ngo iki kiryamishije Gakire mageragere iki ntabwo azakirokoka ese uyu Nahimana imikorere ye kera za 2003 iyo bari abantu barwanya leta bagira script zanditse neza cyane twagira mu yaje mu Rwanda ariyamamaza 2003 kugira ngo agusinyire ko mwakoranye 2003 iri hagati y'amadolari 700 n'igihumbi kuri sinya agusinyire ko mwakoranye ubuzuze fayiro y'ubuhungiro mu Burayi cyangwa ibindi bihugu wishyuraga amadolari 700 na 300 kugira ngo agusinyire ko mwakoranye kandi icyangombwa yagusinyiye cyari shuwadiro muri biriya bihugu barakikubaza kucyerekana byo byari bihagije ngo babe baguha ibyangombwa byo kuhatura n'ubwene igihugu yenda sibyo no kuvuga umushinga wo kuza kwiyamamaza Avino yasezeye perezida asezera vice perezida Kagame icyo gihe ngo amuha n'umurinda mugeza mu Bubiligi abonye umutekano uri sefa tunono nakwirinda nta kibazo cyari bimeze neza yindi mpamba yo ntivugwaho nayo ishobora kuba yaratanzwe Nahimana ashobora gukora guverinoma kuriya agakora na pasiporo ariko ugasanga umuntu yifite yindiri mu byangombwa fayiringa yakubuhungiro ibyo byose birashoboka ariko kanayo gucishiriza mvuge ikivugwa kandi muri Kigali kandi gishobora kuba ari cyo cyukuri ko Gakire mu bintu afungiye imizigo ye yari irimo pasiporo ya Nahimana pasiporo y'u Rwanda yahawe na guverinoma ya Nahimana ari kuburana icyo cyaha yakatiwe gufungwa by'agateganyo urubanza ruri mu mizi ubanza ari mu myaka iri imbere uburyo yahageze ntabubizi ni nayo mpamvu n'impande zose zumvikanye kwicecekera ari leta ye ntiyigeze imurekarama ivuga ngo minisitiri wacu arafunze ariko nicyo ngundira abantu barwanya leta hari uwo batakambira hari n'undi bicecekera ukibagirwa uyu bamusaba gute uyu bakamureka gute hari ikintu ngira ngo dusorezeho ariko kijyanye n'ibi ngibi bya Gakire na guverinoma ya Nahimana ubundi abantu navuga ko barwanya ubutegetsi bwabo ni threat ku butegetsi buhari buhamye mu gihugu cy'u Rwanda ariko iyo turebye imyitwarire ya Nahimana ibyo yagiye avuga byinshi ntabwo tubigarukaho bimwe byagiye bigaragara ko ari ibinyoma ariko ukabona ni umuntu ushaka gukomeza ibyo ari gukora ubwabyo bigize icyaha cyangwa se system yayobotse yo kurwanya leta kuri hari cyo yagira reka tworoherezanye ibintu bimwe sibyo Nahimana mwihorere mwihorere kuko buriya nigeze nkubwira ngo opposition ifasha leta ikebura leta ibyo ikora bitari byo kibireke ikayibwira n'ibyiza yakagombye kubikora ngo ibikore yego samari niyo ibwira leta ibi bikora ngo ibireke ikanayibwira ibyiza yagombye kubikora nubwo muri cyo zabugoye ahantu iyo rero ibi bikora birusheho kuba byinshi kandi bibaye exposed ni bya bindi itsindwa amatora
aba yiga inyuma iyo hari ibyiza yakagombye kubikora kandi idakora ni bya bindi hari abaza bakayitsinda igatsinda amatora ku kigereranyo gitoya kugira ngo bayifashe gukora. Mpamvu kubwira wowe ngo tubyihorere kuko iyo ubitse umuntu uriho hakazaho n'izindi dosiye reka nanjye ntinjira muri noze ndi umunyamakuru ugarutse nawe akaba yagukurikira akizera icyangombwa cyawe umunyamakuru ari ibindi ndi umunyamakuru mvuga ibyabaye cyazega reba gatera imetero amagani wakaregera yababwiraga ngo mvana mu Bufaransa nanjye ntabwo wabika umuntu ukiriho ngo duhurire muri football hanyuma sibyo ngiyo big 5 y'uyu munsi ibyo byose rero kigira ngo position harimo ntuza harimo ni tekinike nyinshi irani propaganda nayo irafasha muri politiki sibyo umwe agahaguruka agakora propaganda imwe abandi nabo bakaza niyirwanya gutyo bikakomeza bikabasho nubwo hataburaza gusa ukurishe script nibyo nakubwiraga nti ikibazo njya nibaza kuki minisitiri wawe yafunga ukicecekera ugasanga mu Burayi hari abasaba bahora bafungurwa buryo basaba aho ugasanga ari abo badasaba kandi nabo bafunze akongera nshugize minisitiri baranjyanye ibyo rero no gushaka ko ari n'ubushake bwawe ibyo rero n'abafata n'abavuga ngo barwanya leta bashobora kureba imirongo migari n'ibindi byose ko leta nta na rimwe leta zitazahorana ibibazo nta na rimwe nta na rimwe zitazahorana ibibazo byo gukemura nta na rimwe zitazahorana ibibazo zateje nta na rimwe abaturage batazahorana ibibazo byabo biteje cyangwa batejwe na leta ibyo bizahoraho igisigaye no kumvikana ku mirongo migari y'igihugu mukicara mukavuga twari twumvikanye ibi byarabaye ubundi mukajera ingaruka zagiye zibiturukamo umuhango ukarangira. Urakoze cyane, umunsi mwiza abakunzi bacu, reka tubashimire ibiganiro eshanu dusohoye imwe akira dushobora ako ni imbogo yarashe imbogo imbogo dusohoye ibihe byiza mwese turabashimiye. Ikiganiro Big 5-1 nakagaruka. Yego. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite parafo za rangete, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? Niyo turavuna igisubizo cyawe. Tubereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etage ya 3 cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 75 38. Umva nta cyiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje icyanga kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganiza jini ya Mowapu, vodka ya Mowapu Mirano y'inaji itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, Nyarubuga mu kwenga gasembuye tukabigezwaho na New Hope, ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Mowapu. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo Kwandamage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22.